yaranyihanganiye ububabare bwanjye bwose, andera mu bana be nk'aho yambyaye, ambera umugabo, ambera umubyeyi. Ababyeyi banjye bamaze no gushira bose, data bukwe mabukwe nibo babyeyi nari mfite, abo nibo babanje. Data na mama nabo barigendera, ariko nsigara na papa uyu ari we mugabo wanjye. Arandira, akaguru kanjye muganga yakunga nawe arakunga, akansanga kwa muganga nti ejo ntuzaze uzaruhuke, ejo tuzabona abantu benshi batugemurira, none nawe uzaruhuke. Najya kubona nkabona mu gitondo kare araje angezeho, atese ubwo nsibye nkasanga wapfuye, nazabwira iki Imana? Yaranyihanganiye ububabare bwanjye bwose, andera mu bana be nk'aho yambyaye, ambera umugabo, ambera umubyeyi. Ababyeyi banjye bamaze no gushira bose, data bukwe mabukwe nibo babyeyi nari mfite, abo nibo babanje. Data na mama nabo barigendera, ariko nsigara na papa uyu ari we mugabo wanjye. Arandira, akaguru kanjye muganga yakunga nawe arakunga, akansanga kwa muganga nti ejo ntuzaze uzaruhuke, ejo tuzabona abantu benshi batugemurira, none nawe uzaruhuke. Najya kubona nkabona mu gitondo kare araje angezeho, atese ubwo nsibye nkasanga wapfuye, nazabwira iki Imana? Muvandimwe wacu dukunda Immaculée, watubereye intwari kuva tuvuka, waritanze kandi ubikora bikunze, utinuba, wabaye aho tutari twese, ukora aho tutari turi nk'abavandimwe bawe. Turagushimiye. Uretse no kurwaza papa, mu buto bwacu watugaragarije ubwitange muri byinshi, witanze by'akatagereranywa. Kubera ku munsi wa mbere Makurata yabanye nawe, ahagarara aho twebwe tutabashije guhagarara, aba hamwe na papa. Makura, uri intwari. Impamvu mbwiye abavandimwe banjye, ndatekereza duhereye kuri Habineza Jean Paul, wabona icyo uha Makurata? Wabona ikishimwe uha Makurata? Ntabwo ryaboneka. Ntaryo nabona. Nanjye ntaryo. Rudasumbwa ntacyo nabona namukorera gishoboka. Ntabwo duhagaze hano kugira ngo tumuhereze ibindi, ahubwo twagira ngo tuguhe icyubahiro ukwiye. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirije mu ijuru rye, ubwo azaza amagara amazina yabe bose mu gitabo
nzumva izina ryanjye nkitaba ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba Yesu databuja nzamukorera ntacogora nkwiza ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mwiza aryama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru Yesu databuja nzamukorera ntacogora nkwiza ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mwiza aryama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina
izina ryanjye nkitaba nziko nzumva izina ryanjye nkitaba nziko nzumva izina ryanjye nkitaba kandi imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru aza ampamagara ngeze mu ijuru Yesu mwami Yesu databuja nzamukorera ntacogora nkwiza umuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru ndangije imirimo yose maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo nzaba mpari nanjye sinzaburayo tubasabe twese tujye ijuru twicishe bugufi imbere y'Imana tuyinginge kugira ngo ibane natwe muri uyu muhango wera wo guherekeza uyu mubyeyi wacu. Mana data, Imana ishobora byose, umuremyi wacu waturemye dukunda kandi uduha ubwiza ndetse uduha n'icyubahiro kandi watubwira ngo mukundane. Turagushimye kuri uyu munsi w'itabaro, uyu munsi tugeze mu rusengero duherekeje umubyeyi Yonatani. Utwemerere rero uyu mwanya uzubane natwe, utwemerere tugucire bugufi kandi utubabarire intege nke n'ibicumuro byacu twagucumuyeho umunsi ku wundi. Nyamara nubwo tugucumuraho, wowe utubwira ngo tube maso ku manywa nijoro, ngo kandi nk'uko nyirinzu atamenya igihe umujura azira, aje kumwiba, aje kumunyaga, ngo nako dukwiye kubera amaso ubugingo bwacu. Duciye bugufi rero turiyoroheje imitima yacu kugira ngo tubabarire kandi wemere itano ryacu. Turagushimiye ko wakomeje imitima kandi imiryango yaturutse atandukanye uyigejeje hano mu rusengero, aho tugiye gukurikirana gahunda zose zirimo ijambo ryawe rihumuriza, gahunda zose harimo ubuhamya buza kuza, turaza no kumva abaririmbyi nabo badukomeza. Uwo mwanya wose turawukweguriye kugira ngo utangirane natwe ndetse uze gusozanya natwe. Kandi si uyu mwanya gusa turi mu rusengero, kuko turaza no gukomeza tujya no kwirimbi, ariko izo gahunda zose kuko twitayeho turazikuringize kugira ngo uzibonekemo, byose bize kugenda neza kandi bitume tubona izina ryawe, tubona icyubahiro cyawe.
tubisabye Imana twizeye mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Twagira ngo rwose bashinzwe kwicaza bicaze kandi bajye bareba n'abantu bakuru bashobora kuba bari hanze kugira ngo bashobore kwicara. N'ubundi rero twagira ngo ubwo tumaze gusenga tunaririmbe, niturangiza turakirana muri rusange. Turaririmba indirimbo 47 ivuga ngo ni igihe gito intambara igashira, kandi ni igihe gito umuraba ugacyahwa. Dusaba abaririmbyi korali Mahoriza ihaguruke dufashe, na hano barahari, hanyuma turirimbe. Badufashe indirimbo 47 mu gitabo. Uwumva afite agatege yahaguruka, uwumva ananiwe akicara. Shira n'igihe gitumura ugacyawa, noneho nkara mbika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Ijuru ntizabibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri izi ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kuriruka. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kuriruka. N'igihe gito, n'igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzabana ndukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo ubabara untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro. Imana yacu, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana ibahe umugisha. Turi hano rero ubwo guherekeza umubyeyi wacu
Yonatasi, kandi nk'uko ijambo ry'Imana bivuga mu bibaho byose ngo duhore dushima. Umubyeyi wacu rero atashye neza, koko twarabanye kandi yakoraga umurimo w'Imana hano, niyo mpamvu dukwiye kwishima koko yaruhutse. Tugiye rero kubanza twakire umuryango we, uhaguruke tuwakire hano mu nzu y'Imana. Umuryango we uhaguruke tuwakire, aho yaba ari hose ahaguruke. Tugiye kuzamura ibiganza tubakire. Aleluya. Muratubwira ngo amen. Aleluya. Amen. N'ubundi turi bushime. Avuga ngo Imana yacu igire gute? Ishimwe. Tubasabe rero mwiyicarire muruhuke. N'ubundi tugiye kwakira abantu bose baje gutabara uyu muryango, namwe muhaguruke tubakire. N'ubundi turavuga ngo aleluya, ni ukuvuga ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Aleluya. Amen. Mwiyicarire muruhuke. Biroroshye cyane, ntabwo bikomeye kuko Imana yacu niyo gushimwa. Tugiye rero kwakira n'abakozi b'Imana. Tugiye no kwakira abakozi b'Imana, bahaguruke tubakire. Rimwe, kabiri, gatatu. Amen. N'ubundi mwiyicarire namwe muruhuke. Tugiye rero kurarika korari amahoro itambuke. Twabahaye ikaze rwose, twakirane, mwicare kandi mugubwe neza mu nzu y'Imana. Tugiye kurarika korari amahoro itambuke, ize ririmba indirimbo imwe, turababwira ibikurikiraho. Mbonye we
mbonye we ninde mbonye atambagizwa ku nyanja y'ibirahure ninde mbonye ahanagurwa amarira yarize kera ninde mbonye wakirana ubwuzu n'amatsiko menshi y'abamarayika ninde mbonye wakirana ubwuzu n'amatsiko menshi y'abamarayika afata umwitera muhanagura amarira ati dore data ubona kuye mu bise by'amaraso yanjye igorogota ku musaraba ati dore data ubona kuye mu bise by'amaraso yanjye ninde mbonye we ninde mbonye atambagizwa ku nyanja y'ibirahure ninde mbonye ahanagurwa amarira yarize kera ninde mbonye wakirana ubwuzu n'amatsiko menshi y'abamarayika ninde mbonye wakirana ubwuzu n'amatsiko menshi y'abamarayika afata umwitera muhanagura amarira ati dore data ubona kuye mu bise by'amaraso yanjye igorogota ku musaraba ati dore data ubona kuye mu bise by'amaraso yanjye n'umugeni uwo ni umugeni wa Kristo uwo ni umugeni wa Kristo uwo nabonaga bwiyerekwa antera icyifuzo gikomeye uwo nabonaga bwiyerekwa antera icyifuzo gikomeye icyama nkagira iherezo ryiza icyama nkapfa urupfumu rw'abakiranutsi icyama nkaba mu mubare w'abakristo azakorera ibirori icyama nanjye icyama nkaba mu mubare w'abakristo azakorera ibirori uwo nabonaga mbwiyerekwa antera icyifuzo gikomeye uwo nabonaga mbwiyerekwa antera icyifuzo gikomeye icyama nkagira iherezo ryiza icyama nkapfa urupfumu rw'abakiranutsi icyama nkaba mu mubare w'abakristo azakorera ibirori icyama nkaba mu mubare w'abakristo azakorera ibirori uwo ninde n'umugeni uwo ni umugeni wa Kristo uwo ni umugeni wa Kristo icyama nkaba mu mubare w'abakristo
Kristo azakorera ibirori. nitugera mu ijoro tuzaruhuka. Nitugera mu ijuru tuzaruhuka, nitugera aho badapfa tuzanezerwa, urupfu no kubabara tuzabyibagirwa. Nitugera mu ijuru, nitugera mu ijuru tuzaruhuka, nitugera aho badapfa tuzanezerwa, urupfu no kubabara tuzabyibagirwa. Ihangane bene data, tuzabona ya mahoro n'umunezero, tuzabona abacu bose banesheje isi, tuzabona ababyeyi bacu twabuze, tuzabona abavandimwe twaburiye mu isi, tuzabonayo urubyaro n'inshuti twabuze. ihangane bene data, tuzabona ya mahoro n'umunezero, tuzabona abacu bose banesheje isi, tuzabona ababyeyi bacu twabuze, tuzabona abavandimwe twaburiye mu isi, tuzabonayo urubyaro n'inshuti twabuze. Isi na buruhukiro twayibonamo keretse kwa Yesu gusa, wayinesheje ibyaduteraga kurira byose bizashiraho. isi nta buruhukiro, isi nta buruhukiro twayibonamo keretse kwa Yesu gusa, wayinesheje ibyaduteraga kurira byose bizashiraho. ihangane bene data, tuzabona ya mahoro n'umunezero, tuzabona abacu bose banesheje isi, tuzabona ababyeyi bacu twabuze, tuzabona abavandimwe twaburiye mu isi, tuzabonayo urubyaro n'inshuti twabuze. ihangane bene data, tuzabona ya mahoro n'umunezero, tuzabona abacu bose bavuye mu isi, tuzabona ababyeyi bacu twabuze, tuzabona abo twakundaga turi mu isi, tuzabonayo urubyaro n'inshuti twabuze. abaririmbyi barakoze. Twagira ngo rero tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, umushumba aritugezaho, kugira ngo turarike Pasiteri Kabarisa atambuke asengera ijambo ry'Imana, asengera n'umushumba. uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri agakiza kacu, uri ibyiringiro twizera ntidukorwe n'isoni. Nubwo Satani mugambi abagambiriye ari uwo gukoza abantu isoni, ariko tunezezwa yuko dufite Kristo watumaze ubwoba, dufite Kristo
wanesheje rupfu, dufite Kristo wagiye mu ijuru, kandi yagiye mu ijuru avuga ijambo nkunda, aravuga ngo ndagiye ariko nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Turi hano mu nzu yawe dufite intimba, tubabaye, nuko aha turi ari mu isi, ariko tuzi yuko hari igihe tutazongera kubabara, hari igihe urupfu tuzarukina ku mubyimba, turubwire ngo kunesha kwawe kurihe, urubori rwawe rurihe. Girira neza buri wese uri hano, umusange, umwigishe, umwereke neza yuko ubuzima bw'iyi si ari uku bwubatse, ariko ko hariho igihe tutazongera guhura n'ibitubabaza, hariho igihe abaririye mu isi bazahozwa. Turi hano rero kubw'umubabaro, kubw'agahinda k'umubyeyi wacu, twibuka ubuzima n'ibikorwa byiza byamuranze, ariko Imana yo yashimye ko imwisubiza. Niyo mpamvu muri uyu mwanya tugiye kumva umushumba ugiye kuyobora uyu muhango, ubane nawe Mana, mufashe, mushyigikire, kuko n'ubundi uyu mwanya ntabwo biba byoroshye, ariko uzumushyigikire, uzumushoboze, kugira ngo uyu mwanya agiye kuba arimo, Mana, kugira neza kwawe ukorere muri we. Tuyisabye twizeye tuzi kuri Imana iri kumwe natwe, kandi ukomeze kwihanganisha abavandimwe, inshuti, abana n'imiryango. Tuyisabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Arakoze cyane. Reka twongere tubwire imiryango iri imbere yacu, umuryango wa Yonatani, tubabwire ngo nimukomere, mwihangane. Ntabwo iby'ingiro byacu bigarukira hano gusa, birazamuka bikagera no ku Mwami Imana yacu. Murakoze cyane. Nitwa Pastori Mutangana Yohani Placide, umushumba w'itorero rya ADEPR Save. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, twihanganishe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mu makuba no mu byago ntabwo Imana izadusiga. Oya, nubwo kenshi iyo tubonye ibitubabaza tugira ngo Imana yagiye. Oya, ntabwo Imana ari uko iteye, nta cyitera ubwoba, ahubwo no mu makuba yacu Imana iraza ikabihari. Ndibuka Yesu rimwe urupfu rumuteye ubwoba, aravuga ngo iki gikombe kindenge, ariko data itazamukora ku mutima. Aribuka, yumva imbaraga ziraje, ahita avuga ngo ya data, ahubwo biuko ushaka. Rero byumvikana ko no mu bibabaro Yesu arahari. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusanga turasoma Zaburi ya 90, tuze gusoma no mu byahishuwe ibice byaho 7. Reka dusome umurongo wa 12. Handitswe ngo utwigishe kubara iminsi yacu
uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. 15 aravuga ngo utwigisha ibyishimo, utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyago. Umurimo wawe utubonekere ahagaragara abagaragu bawe. Gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu. Nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Mwakire ijambo ry'Imana. Reka twongere dusome no mu byahishuwe, igitabo ibyahishuwe Yohana, ibice 7, dore ku murongo wa 13. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bantu bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo, babyegesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izabahanagura amarira yose ku maso yawe. Amen. Nagira ngo, ndabizi ntabwo biba byoroshye umunsi nk'uyu, ariko dufite data wa twese waturemye, kandi atugenera n'iminsi, aduha n'ubwenge bwo kuyibara. Iminsi yacu Imana yaduhaye yayitugeneye kugira ngo tuyikoremo ibyiza, tuzi ko hari igihe iminsi yacu cyangwa imyaka yacu izarangira. Niko mu Itangiriro havuga ngo icyo gihe, kuko twabumbwe mu mukungugu, umubiri uzasubira mu mukungugu. Niyo mpamvu batubwiye ngo dukwiye kubara iminsi yacu yo kubaho, kandi tukayikoramo ibyiza nicyo Imana ishaka. Abazabikora neza batyo, hirya aratubwiye ngo bazaruhuka, bazaba ahandi hantu ngo hatagira izuba, hataba imibabaro, batazongera kurira. Ariko se abo bantu ni iki bazaba bakoze gituma bazabana n'Imana ndetse n'umwana w'intama w'Imana ngo azaba ari hagati muri bo ngo abahanagura amarira? By'ukuri nagira ngo twibukiranye ayo magambo tumaze gusoma n'ayo ngayo. Ariko uyu munsi twagize ibyago. Iyo umunsi nk'uyu umuntu ajya yibaza ngo ni iki umuntu ari bubwire abandi, ariko ijambo ry'Imana ryo ni ryiza. Icya kabiri, urupfu
ni inzira ikomeje, were kuri ba sogokuruza ni inzira ikomeje. Ariko umwanya nk'uyu biratubwiye ngo twebwe abantu Imana yaremye iduha n'ubwenge. Niko hano muri Zaburi bavuze, umwanditsi wa Zaburi izi ndirimbo aravuga ngo nuko utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo dutunga imitima yacu ariko ifite ubwenge bubasha kubara iminsi. Mu by'ukuri nta muntu nzi wabasha kumenya iminsi ye ngo avuge ngo iminsi nzabaho ndayizi. Ndetse rimwe na rimwe kubera ko turi mu isi iruhije igoye, iminsi yacu hari igihe tuyipfusha ubusa, umuntu ntayimenye ngo ayihe agaciro, kandi Imana yo yarayimugeneye. 50, 70, 80, 100 n'indi ndetse n'10 igibaho. Dukwiye kubara iminsi yacu tukayikoramo ibyiza. Imana yonyine irema umuntu yamugeneye icyo gihe. Niyo mpamvu ivuga ngo ugihera mu buto bwawe ukwiye gukora iby'Imana biri mu cyerekezo Imana igushakaho. Umuntu yakwibaza ati ese nabibwirwa n'iki? Iyo minsi ko ntayizi. Ijambo ry'Imana riratubwira, niko Yesu yavuze ngo muhore mwiteguye, muhore muri maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Dukwiye gukora ibyiza mu minsi yacu Imana yatugeneye. Hari igihe umuntu ayipfusha ubusa. Umuntu w'umukozi wa leta cyangwa mu kazi gafite gahunda nziza, umukozi wese agira inshingano ze ndetse zanditse, ndetse buri gitondo ziba ziri ku meza ye, cyangwa yazimanitse ahantu avuga ngo mu gitondo 3:00 mageze turabanza dusenge, cyangwa se duhana amakuru, abakozi bose baze bamenye uko umunsi uteye. Minota 30, nyuma y'iyo minota umuntu wese arajya mu nshingano ze, ukora raporo, ujya kuri fili cyangwa kuri tele, ukorera hirya atari mu biro akajya mu nshingano ze. Umuntu rero utazi kugenda neza no gukoresha neza igihe cye, muri iki gihe cy'ikoranabuhanga naryo ni cyoroshye. Umuntu wese afite mashini imbere ye, agifungura mashini bahita bamubwira inkuru ishyushye kuri interineti, agahita ajyaho gakora, gacatinga, akareba udukuru kuri YouTube, akareba mu tuntu, kuko atazi igihe cye n'inshingano ze. Wasigaye abana bigize neza ubu. Hari aho ujya mu biro ugasanga ibiro ni rusange, ariko umuntu afite akumba ke. Bivuga ngo umukoresha abasha kuza aturutse hariya, arabyemera mu nshingano ze, akareba umuntu wese icyo ari gukora, kandi ntagaza ngo ndaza. Oya, aturuka hariya akareba ibyo umukozi wese ari gukora, ko ari mu nshingano ze z'uwo munsi. Hari abasanga bagiye kuri YouTube kandi atari hari inshingano ze. Hari abasanga undi ari gucatinga abazanya amakuru n'undi muntu, uwo ngo ahita amuhamagaza mu biro, mbwira ko habaye 5:00, akazi k'uyu munsi kageze, nyereka aho bagateguriye, ya raporo ugeze he. Ashobora kukugira inama cyangwa agahita aguha domande kanaka, tugira ngo ari mu kazi ariko nta kazi arimo, kandi iyo ukwezi gushize cyangwa 11:00 arajya gusinya
umuntu uriye muri telefoni yarebye inshingano ze. Akazi ko karubatse muri iyi minsi, akazi dukoramo karubatse. N'umufundi ku gikwa cyangwa ku nyubako yari kubaka ntibanamwemerera gutelefona. Akazi k'uyu munsi gafite gahunda. Ako kazi k'abantu, gahunda y'abantu. Nagira ngo nkwibutse ngo muri iyo gahunda dufite hari gahunda Imana yagushyize imbere ngo umenye iminsi yawe ugomba kuyikoresha kandi ukayikoresha ibyiza bihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Bihesha Imana iki? Umunsi kundi reba ibyo uri gukora. Hari igihe umuntu gusa yipfusha ubusa. Kamba urundi urugero rw'umuntu yipfusha ubusa. Ugasanga umuntu yabyutse mu gitondo yigiriye mu kabari. Kabari nako ni keza. Akaganiriramo n'inshuti ze. Cyangwa undi akabyuka akicara imbere y'umuryango. Kandi hari ibintu ari inshingano ashinzwe gukora. Akayikoramo ibitagira umumaro. Nk'ubu tugiye tugasura ahantu cyangwa se makaritsiye amwe n'amwe, wasanga abantu bari gukora ibintu bitandukanye bibi. By'i Kigali wasanga hari ahantu ho gukora ibintu bitari byiza. Akakubwira ati ugasanga abandi bataye umurongo. Iyo minsi turi gukoresha nabi, uwayitugeneye ndavuga Imana izayitubaza. Iyo minsi Imana izakubaza icyo wayikozemo. Tuzatanga raporo. Muri Matayo cyangwa mu butumwa bwiza mu Ivanjiri ibice 25 hatwereka abo Yesu yasigiye itarama. Mwarayifata afata 5 ahita kuzibyazamo izindi arazikoresha. Undi afata 2 ajya kuzikoresha. Undi afata 1 arayijyana. Abo bose igihe kigeze bose bajya gutanga raporo. Reka mbibutse iki? Isi Imana yaduhaye, iminsi Imana yaduhaye ntabwo ari yo gupfusha ubusa. Icyambere ni iki Yesu adushakaho. Tuvuga ngo tukwiye kumwizera tukamumenya kandi tugakora ibyiza, tugakorera neza abandi, inshingano tukazikoresha neza, tukubaha Imana tukayubahisha. Kuko hari igihe Imana izaza kutubaza icyo twakoze, kandi izakitubaza tutari muri uyu mubiri uyu. Hari ikindi cyiciro Imana yateganirije umuntu izamunyuzamo akabanza akamanuka hasi kuzima agapfa. Bibiliya yatubwiye abo twari kumwe nimugoroba baravuga ngo n'abatazaba bakiriho bazahindurwa. Ntabwo rero Imana tuzareba nk'uko bisanzwe urupfu rw'Imana yarushizeho ndetse ngirugura irembo. Niyo tutabyitayeho ngo tumenye tugomba gukora, ugasanga bamwe ntibabimenye, bari mu ngeso mbi, barangana, bararwana, bafite ishyari, bafite umujinya. Ariko mbibutse iki? Imana ntabwo icyo yaturemeye ko tugomba guhora turi beza, isi itatwanduje, itanaduheranye, kuko hari umunsi umwe tuzava mu isi. Nituva mu isi tuzajya gutanga raporo ku waturemye Data wa twese. Niko birivuga ngo uyu mubiri uzasigara mu gitaka, ngo ariko roho isangeho ku wayitanze. Iyi roho izatanga raporo. Bivuga ngo urakwiye kubara iminsi yawe. Ntago wamenye isigaye, ariko se iyo ufite uri kwikoresha uti. Urugero kuri uyu Yonatani, yari umusaza mwiza w'umunyetoro ufite urugero rwiza, kunda kuganiza abandi ijambo ry'Imana. Avuga ati ariko mwakwizeye Imana ko mubona iminsi ari mike, uzi ko rwagutungura. Nubwo yageze igihe akarwara akanyura mu mabaro, ariko yari agifite ibyiringiro,
yarameze nkayo avuga ngo umubiri wanjye nubwo wabora ariko amaso yanjye azamwirebera. Iyo umuntu yitaye ku gihe cye amenya icyo Imana ishaka. Niyo abyutse mu gitondo yumva roho imubwiye ngo banza uramye Imana, banza uyishimire, banza uvuge ngo data urakoze. Ariko benshi babyuka, hajya umuntu abyuka nka kumwe nk'ibyuka, ibyuka nyine ijya kurisha, ibyuka yigendera. Ariko umuntu ufite iminsi avuga ngo Mana muragije n'uyu munsi ndi bujye ku kazi, ndajya guhinga, ndajya mu kazi kanjye cyangwa ndajya gucuruza, uze kubana nanjye kandi undinde icyanyanduza cy'uburyo bwose. Umva umuntu uri kubara iminsi ye. Uwo muntu uri kubara iminsi ye amenya ko yacumiye kuri mugenzi we. Kavuga ati uyu munsi navuganye na mugenzi wanjye bitari byiza, narakaye, namugiriye ishyari, hari ibyambaje se namusubije neza, namubabaje, akajya kumushaka bakongera bakiyuzuza. Yesu yavuze ngo nimukundane, niko abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ariko iyi minsi reka da, iminsi yawe uri kwipfusha ubusa. Iminsi yanjye nkwiye kuyibara. Yobu rero arayibara, akora ibyiza. Imana yashaka ko dukora ibyiza. Mu byahisho watubwiye ngo nyamara ko mbona, Yohana ari mwiyerekwa ngo abona hari abantu b'Imana benshi cyane atabasha kubara, ariko bari mu bihe byiza, bari kumwe ndetse n'Imana. Niko yabivugaga ati ndetse ndabona umwana w'intama w'Imana, umwe waducunguye, ari mu bwiza, yicaye hagati muri bo. Haleluya. Ari muri bo, bafite umushwari, ari kubahumuriza, ari kubahanagura amarira. Aravuga ngo mbese bariya ni bande kandi bavuye he? Ngo iryo jwi riramusubiza ngo bariya ni babandi bavuye mu mibabaro. Nubwo tubabazwa ariko bari iminsi yawe, ariko uri mu gakiza k'Imana, iyo mibabaro izaguhindukira ibyishimo igihe kimwe. Yohana arababona, ni abavuye muri ya mibabaro yo mu isi. Ariko mwibuke ko hari abantu bigeze kubabazwa mu karengane ka kera muri 64 nyuma ya Yesu, kuzamura ukagera mu 100, kugera muri 334. Akarengane kariho abantu benshi. Bivuga ngo ni abavuye muri ya mibabaro yo mu isi. Ye ntago ari iyo ngiyo, ariko mu isi abantu barababazwa. Uzuye ngo umare amezi 3 uri mu bitaro, utabasha kuhumeka, udasabana, utaganira, ubabara, utaka. Uwo nawo ni umubabaro. Ariko Yohana avuga ngo abo bantu ndababona bameshe ibishura byabo, babimeshesha amaraso ya ntama w'Imana. Baravuga ngo bezwa amaraso y'umwana w'Imana umwe waje kuducungura. Y'abantu bizeye bakamenya ko atari beza, bagaca bugufi, abojesha amaraso ya ntama w'Imana. Abo ngabo rero nyuma y'uwo mubabaro wabo bazabana na Kristo. Haleluya. Nyamara bazaca mu rupfu. Yohana abona baciye mu rupfu mu mibabaro, ariko abona bageze mu ijuru. Imana ibampera umugisha. Ngo abo ngabo rero bari kumwe na ntama w'Imana havuga iki? Haravuga ngo yabonaga nta zuba rihari ryo kubica, yabonaga nta mibabaro, yabonaga bishimye, yabonaga baririmba. Nyuma y'uru rupfu abizera bazaririmba. Abanyuze mu mibabaro, babyeyi, muryango, dore ikintu dukwiye kwitaho. Niba uyu musaza umubyeyi yigendeye, tugira inyota n'ishyaka no gukora ibisabwa no kubara iminsi yacu. Igihe tuzatungurwa, tuzanyuremo mu rupfu, ariko twambuke hirya ya Yorodani tujye kubana n'umwami wacu. Icyifuzo kirimo kiravuga ngo nyuma y'urupfu abera bazabonana, bamenyana, bagira ukuntu yenda bizagenda hirya iyo ngiyo. Ariko icyo tubona ni uko bafite ahantu batazongera kubabara. Rero
nakunze abantu bateguye aka kantu bashyizeho siroga cyangwa ijambo ryiza rivuga ngo hahirwa bapfa bapfira hehe. Ibi ni ibyiringiro by'umuryango, cyo cyatumye mubishyiraho, ni ibyiringiro by'umuryango. Ariko reka mbabwire, ubu uyu munsi hari abandi bantu benshi ku matangazo, ku marimbi batashye. Nagira ngo nkwibutse ngo ita ku iherezo ryawe, nkwibutse ko ushobora no gutungurwa n'ejo twatabara ahandi. Ita iminsi yawe yibare, we kwipfusha ubusa ngo umere nk'umukozi bashyize mu kazi bamuha inshingano ntiyazi ko Imana izatubaza inshingano. Ariko kandi n'iki bivuga, biravuga ngo nubwo tubonye atuvuyemo, nubwo dupfa, ariko abera bazazuka. Yesu iminsi yayikoresheje 30. Yesu afite imyaka 30, ahandi kuva 33, ariko mwumva yarakiri ingaragu mu buryo bwa kimuntu. Ntiyageze muri 80 nk'uyu musaza afite 83 cyangwa ningahe. Ariko yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo w'abantu myakiri kuko bugiye kwira, ntawe ubasha kugira gute. Mwese tugakorera Imana, mwese tukabana n'Imana, mwese tugashyira ibintu ku murongo. Burya njya musaza yigeze papa wanjye mbere yo gupfa, abanza umuntu mukuru arwumva, abantu bakuru banza arwumva, aravuga ati ariko mubwire umuryango uze hano uraterana. Tangira kubabwira amagambo wumva akomeye, bamwe bararira, ese kutubwira ibyo ngibyo. Abantu bakuru niko bajya babigenza, akitegura avuga ati ejo ushobora kuzaba ntari. Ibyo yabivuga ko umuntu iminsi ye ari kuyibara, avuga ati mu kanya ndabasiga, ariko siga ibintu ku murongo. Bagabo bagore bantu Imana yaremye, ibintu bizaba biri ku murongo, bishyire ku murongo ntiwamenye. Imana ibaha umugisha kwakira ijambo ry'Imana. Nubwo bimeze bitya tubabaye, ariko harahabera bazaba. Tubwirane ibyo kugira ngo waba uri umusaza uri umukecuru, egera Yesu, mubane neza, utegura iminsi yawe. Waba uri muto uri ingaragu uri gikwerere, tegura iminsi yawe, ntiwabimenya. Kandi nituva muri uyu mubiri bizaba birangiye, niko birivuga. Nudasaba imbabazi ndategura bizaba birangiye. Imana ishimwe ku wacu turi kuvuga ubu buhamya, n'ubundi tugiye kuvuga mu kanya, ni bihamya yuko Imana imuhaye umwanya, iduhaye umwanya ngo duherekeje umusaza wacu, tuvuge n'ibigwi. Ariko wowe bakuvuga iki? Nagira ngo dusengere imitima, ariko abera bazataha. Ntama w'Imana arabategereje. Imana ibaha umugisha. Mana turagushimiye kandi iri jambo duhaye niritumenyesha ko twe gutegura iminsi yacu. Ntago tuyizi uko ingana, ariko urayizi. Girira impuhwe abari kuyikoresha nabi. Bamwe bari mu byaha bitandukanye, abandi bari mu businzi butandukanye, abandi bari mu bugome bw'isi batabizi. Ariko uyu musaza, uyu mubyeyi, uyu munsi twibutse ko tugomba kumuherekeza, ariko natwe ejo bazaduherekeza. Kora ku mitima yacu kandi uyikangure kukwizera. Ndagushimiye kubyumvise. Uzaduha iherezo ryiza. Sabiye iherezo ryiza umuntu wese uri hano, sabiye imbabazi umuntu wese uri hano witekerejeho agasanga hari icyo agiye gutegura, agiye gusengera, agiye guhindura kugira ngo azabane n'umwami Imana yacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe cyane. Twumvise ijambo ryiza ry'Imana ryatubazaga ngo buri wese ahagaze ate mu nshingano ze. Cyane cyane muri uyu mwanya icyo kibazo turagiha umukristo niwe tukibaza, kuko niwe kireba. Kubera ko ikintu cyose gifite itangiriro
kikagira n'iherezo. Ariko ijambo riravuga ngo buri wese iyo asenga arasaba ngo Mana uzampe iherezo ryiza. Dushimye Imana rero kuko n'ubundi umubyeyi wacu uyu munsi nibwo yarangije urugendo rwo mu isi. Ariko mbere y'uko duha umwanya umuryango nawe wateguye kuvuga kuri uyu mubyeyi, natwe twakoranye umurimo w'Imana nawe turavugaho gatoya. Uyu musaza ikintu cyamurangaga cya mbere ni ugusenga. Ni ukuvuga ngo buri gihe saa 11 saa 10 yabaga ari mu rusengero mu masengesho ya mu gitondo, nta na rimwe yayasibaga. Murumva izo mbaraga zari muri we. Ikindi mu muryango cyangwa se muri community yari intangarugero. Twamugendereraga mu rugo tukareba uburyo abanye n'imiryango nabo baturanye, tukabona n'intangarugero. Ni umuntu wasuraga abarwayi, ni umuntu wasuraga buri muntu wese uri mu bibazo. Ndatekereza ko n'abantu baturanye ashobora kuba yatanga n'imbuto ku batayifite, n'ibindi byose umuntu yakenera kugira ngo umuntu ashobore kubaho turi mu isi. Ndahamya ko yabikoraga, nubwo ngewe nivugiye ibyo mu nzu y'Imana. Nkatwe b'abayobozi nta kibazo na kimwe twigeze tugirana, habe na kimwe mu buzima bwe ari mu nzu y'Imana. Twamushimaga mu mico ndetse no mu myifatire. Navuga ngo rero ntatinze yatubereye urugero rwiza. Ubu nyine ni ubukwe, kandi kuba bamaze gusobanukirwa tuzi ko buri wese afite iherezo. Nubwo turi mu isi ariko tuzagira gute? Tuzayivamo. Wakomera waba woroheje, ariko iherezo ry'ubuzima nuko rimeze. Kandi iyo dusenga buri gihe tuvuga ngo Mana uzaduhe iherezo ryiza, kandi uzaduhe urupfu rw'abakiranutsi. Umusaza rero avuye mu mubiri nk'umukiranutsi, yari umukiranutsi w'Imana. Haleluya. Atubereye urugero rwiza mu nzu y'Imana, aho atuye ndetse no mu muryango we. Kuko twe dufite inshingano zo gukora umurimo w'Imana mu rusengero, ariko tukagira no mu muryango. No mu muryango yari ameze neza, nabwo yari ameze neza. Ntabwo rero ndi butinde, ahubwo ngiye gutanga umwanya nk'umuryango. Ndumva rero niba hari umuntu umuryango wateguye, twamuhereza mikoro hanyuma akatugezaho uko gahunda zimeze. Arakoze cyane Pasiteri Pole, kandi bakoze cyane abashumba, cyane umushumba ijambo ry'ihumure agejeje ku muryango. Umunsi nk'uyu ni amagambo ahumuriza imitima, kuko bigoye cyane kubura umubyeyi, kubura umuvandimwe, kubura inshuti, kubura uwo mwari muturanye, kubura umubyeyi w'umumaro nk'uko benshi babivuze. Ariko twe byadutunguye, ariko ntabwo byatunguye Imana. Ntabwo byatunguye Imana, yari ibizi. Niyo mpamvu twe icyo dukora dukomeza kubwira umuryango ngo nimwimpore, nimuhumure, aheza ni mu ijuru, nk'uko abakozi b'Imana babivuze. Turashimira na korali Amahoro mu ndirimbo ihumuriza imitima yacu baririmbye. Byose ni ukugira ngo tugire imbaraga kandi dukomere. Nk'uko babivuze rero, ni benshi bagira icyo bavuga kuri uno mubyeyi, ariko igihe nticyadukundira. Buri wese amufiteho umwihariko, buri wese tumuhaye umwanya ntago byashoboka, ntibyanakunda, kuko abamuherekeje biragaragaza ya neza ye.
ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Yari mwiza rero, yabanaga, hari abari hano mu rusengero, hari abakikije urusengero, hari yemwe n'abategerereje aho turi bushyingura umubiri we. Abo bose baragaragaza kubana k'umubyeyi turimo tuvuga. Nk'umuryango rero wahisemo ibyiciro byagira icyo bivuga, nubwo ubuhamya bwari bwanatanzwe na nimugoroba abari bahari. Ni byinshi, mu myaka 83 twabasha kuvuga iby'uno mubyeyi, ariko turabivuga mu mpine kuko ibyinshi tubizi, ibindi tubyibonera, buri wese afite n'ubuhamya bwe mu mutima. Turaza gusaba abana be babiri, Claire ari kumwe na Immaculée, bakurikirane. Claire avuge, na Immaculée agira icyo atubwira, kandi dusaba Nyagasani ngo abahe imbaraga, abakomeze. Hanyuma umuryango wahisemo umwuzukuru uhagarariye abandi, Bugingo François, nawe agira icyo avuga. Hanyuma mu kanya nubwo Pasiteri Pole abivuzeho, ariko nawe yari yagenewe umwanya nk'uwo basenganaga kugira ngo agire icyo avuga, nubwo yari abikomojeho avuga ibya hano ku rusengero. Nyuma turaza kumva umuvandimwe wa nyakwigendera Padiri Denis, hanyuma dukurikizeho umufasha wa nyakwigendera nawe agira icyo atubwira. Dusoza turumva Habineza Jean Paul nk'umwana we, ariko nk'unahagarariye umuryango, ahita anatugezaho gahunda tuza gukurikiza mu masaha ari imbere. Abo rero tuvuze bakurikirana gutyo, kandi dukomeza kubaragiza Nyagasani kugira ngo abe ari we ubaha imbaraga, kuko bigoye ku munsi nk'uyu kugira icyo wavuga, ariko twishingikirije ku mbaraga za Nyagasani dushobozwa nawe. Mukomere, muryango mwiza, tubari hafi kandi muhumure. Uwiteka yakunze umusaza kuturusha. Haleluya, haleluya. Nk'uko bakunze kubivuga, haleluya biravuga ngo Imana ishimwe. Duhagaritswe hano n'ishimwe ryo guherekeza umubyeyi wacu mu cyubahiro. Papa yari intwari, yari umukristo, yari icyitegererezo cy'abakristo, kandi twigiye ku birenge bye. Tuzakomeza gutera intambwe nk'uko yabyifuje. Nka siroga yiwe iri kuri urupapuro mufite, ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Iyo yari imanitse mu nzu, hanyuma natwe tukongera ngo umwuka akavuga ngo baruhuke imiruho n'imihati, kuko imirimo yabo myiza igiye ibakurikiye. Mpagaze hano rero, ndasaba umuntu ngo anzanire sheze. Aha, twihute ku sheze. Murakoze. Ndasaba Makurata ngo aze yicare hano. Hanyuma mpagaze hano ngira ngo nshimire, yabaye intwari, yabaye icyitegererezo mu bakristo. Makurata imbuto yeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo buri giti cyose muzakibwirwa n'imbuto cyera. Yeze imbuto nziza ziryoshye, tugenda tuzisoromaho. Papa kuba tumuherekeje mu cyubahiro tuvuga ubuhamya bwe, tubona imirimo myiza, papa yarababaye, ababara mu buryo buteye ubwoba. Guhera ku munsi wa mbere Makurata yabanye nawe, ahagarara aho twebwe tutabashije guhagarara, aba hamwe na papa. Makura uri intwari. Impamvu mbwiye abavandimwe banjye, ndatekereza duhereye kuri Habineza Jean Paul, wabona icyo uha Makurata? Wabona ikishimwe uha Makurata? Ntabwo ryaboneka. Ntaryo nabona. Nanjye ntaryo.
rudasumbwa ntacyo nabona namukorera gishoboka. ntabwo duhagaze hano kugira ngo tumuhereze ibindi, ahubwo twagira ngo tuguhe icyubahiro ukwiye. Mu nshingano dufite nyinshi ku ruhande rwanjye, ndagusezeranya ko nta kintu na kimwe uzifuza nshobora gukora ngo ukibure. Wabaye hafi ya mama mu burwayi bwa mama yarwaye imbere ya papa, yamwereye imbuto rwose rwose rwose. Ndasaba igikombe twamuteguriye, reka mbanze mbasomera amagambo ariho Makurata nawe yumve. Muvandimwe wacu dukunda Immaculée, watubereye intwari kuva tuvuka, waritanze kandi ubikora ubikunze, utinuba, wabaye aho tutari twese, ukora aho tutari turi nk'abavandimwe bawe. Turagushimiye. Uretse no kurwaza papa, mu buto bwacu watugaragarije ubwitange muri byinshi, witanze by'akatagereranywa. Mumbabarire ndabivuga si uku teshuka, iyo nyota yayishiriye aha hantu hano, yashize inyota Yonatasi rwose murabizi. Ni ukuri cya kintu yahoraga ahangayikiye cyo kumenya Imana, cyo gukunda Imana, cyo kubaha Imana, yakiboneye aha ngaha. Turabibashimira, mukomeze umurimo mwiza rwose. N'abana be barabibonye ko yashubijwe, kuko yari afite ikibazo, yari afite kuva kera, ariko yakiboneye aha ngaha, bituma agira n'uwo mutima wo gusenga bigeze kuvuga. Uko nabyumvise kandi nibyo, na nijoro yarabyukaga akigira hanze akajya gusenga, bukarinda bucya yigira mu yindi mirimo ariko avuye mu isengesho. Ntavuze rero ibyo yakoreraga aha ngaha. Donc icyo kintu cyo gushaka Imana, cyo kugira inyota y'Imana cyaramuranze kandi yakigezeho. Apfuye rwose ashaje ashubijwe ku buryo bukomeye. Icyo rero turakimushimira. Turashimira Imana rero, ibyiza byose mwamuvuzeho ni byiza, ni byinshi, kandi tujya tuvuga ngo hariho abatagatifu. Abatagatifu sinzi ko ari abandi bantu bandi bakomeje no kugenda babikomezaho. N'abo bantu babayeho ku buryo bwiza, butarimo uburyarya, butarimo ubucakura, buri mu rukundo. Yonatasi yari afite urukundo pe, uru rwiza rusobanutse ku bantu bose. Yari afite urukundo, turabizi. Bityo rero amagambo yo muri Bibiliya aratubwira inshuro nyinshi ngo abo bose bavunitse barushye nibaruhuka imibabaro yabo n'imiruho yabo, hanyuma ibikorwa byabo byiza birabaherekeza. Uyu muntu aherekejwe n'ibikorwa byinshi cyane, biramuherekeje pe, turabizi ibyo ngibyo. Nicyo cy'intore y'Imana, nuko atagenda amara amasa, ariko agenda afite amaturo agiye no kumurikira Imana, arayafite rero. Nuko ni Imana rero yamutumye, yuko bahoze batubwira ngo agiye gutanga raporo, niko pasiteri yahoze atubwira, kandi nibyo. Iramutegereje cyangwa yaramwakiriye imubwira iti ngwino mugaragu mwiza, wabaye indahemuka muri bike wari uragira, ngwino winjire mu byinshi byashoboje. Uyu muntu rwose twizeye ko yabyinjiyemo. Dukomeze tumuhereze Imana, tumusabire. Murakoze. Arakoze cyane. Reka noneho tugeze mu mwanya wo kugira ngo twumve umufasha we, kuko bimugoye guhaguruka. Dutekereza yuko yavugirana hano ari, nta kibazo, turumva. Aho bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Uyu muzehe wanjye rero twashakanye muri 1964.
ku itariki ya 4 mu kwezi kwa 4 tubyarana abana 10 turabafatanya turabarera. Abantu benshi bari bazi yuko nabyo abakobwa basa cyane ngo bazaba n'indaya ngo babyare imyendaro, ariko nyamara Imana aho nasanze ababyeyi aribo bamubyaye ari abakristo. Nanjye bambonye, nanjye bamfata gikristo, tuzamura abana bacu tubarera mu muco wa gikristo, baratwumvira. Nta mwana wigeze n'umwe ubikirara. Abapfuye tubahereza Imana, uko mwabibonye nyine imfura yanjye yasize uriya bugingo mufata ari akana gafite umwaka n'igice. Nk'uko yabivuze rero, n'umwe mubona abyaye. Ntabitinzeho rero, uyu muntu uko mumureba twabanye neza, yabaye intangarugero y'ikiruhura, yabaye intangarugero aho twavuye mu mahanga. Twabanze gushakana turajyana aho ntazi, ariko arangarura. Noneho rero ikintu nshimira Imana uti ni ikihe? Yewe navunitse ubu mfite imyaka 11 ndi mu mbago. Yaranyihanganiye ububabare bwanjye bwose, andera mu bana be nk'aho yambyaye. Ambera umugabo, ambera umubyeyi. Ababyeyi banjye bamaze no gushira bose, data bukwe mabukwe nibo babyeyi nari mfite, abo nibo babanje. Data na mama nabo barigendera, ariko nsigara na papa uyu ariwe mugabo wanjye. Arandira, akaguru kanjye muganga arakunga nawe arakunga, akansanga kwa muganga nti ejo ntuzaze uzaruhuke, ejo tuzabona abantu benshi batugemurira, none nawe uzaruhuke. Najya kubona nkabona mu gitondo kare araje angezeho, atese ubwo nsibye nkasanga wapfuye, nazabwira iki Imana? Ubwo nabaye kwa muganga rero, nyuma naje gutaha ntabasha no kwicara, ari ukuryama gusa. Imyaka 2 nayimaze ngaramye ku buriri, ariko arandwaza pe. Kugeza nino saha nubwo apfuye, ariko yapfaga twamunaniraga twose. Rero ubwo buzima ejo utazantanga gupfa, nasabye Imana kuzamperekeza. Senzaguherekeza wowe urifuza yuko ari wowe ubanza gupfa, nzamera wari we nagenderagaho. Ati rwose Imana niko yambwiye, nanjye ndabikwemeye nzabigufashamo. None atashye nta ntonganya, nta kibazo dufitanye. Imana iramuhemba ibyo yakoze. Yaranyihanganiye ububabare bwanjye bwose, andera mu bana be nk'aho yambyaye. Ambera umugabo, ambera umubyeyi. Ababyeyi banjye bamaze no gushira bose, data bukwe mabukwe nibo babyeyi nari mfite, abo nibo babanje.
data na mama nabo barigendera ariko nsigara na papa uyu ari we mugabo wanjye arandira akaguru kanjye muganga arakunga nawe arakunga akansanga kwa muganga nti ejo ntuzaze uzaruhuke ejo tuzabona abantu benshi batugemurira none nawe uzaruhuke najya kubona nkabona mu gitondo kare 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 araje angezeho atese ubwo nsibye nkasanga wapfuye nazabwira ikimana kuva nama nabona nk'uko abantu bose bavuga bibiliya n'igihe wabanje kubibona uyu muntu yafashe seritifika ya bibiliya Nyabisindu ayiga akiri mutoya dufite abana 3 ayigira mu badive abadive nibo bamuhaye seritifika kuva icyo gihe kugeza n'ubu impamba ye yabaye bibiliya ntabwo yigeze nabivuga kuko abarokore baramusuye cyane bigeze babona agira inabi agira agahinda ngo nuko arwaye mwarabibonye iby'icyo mutangaho urugero ni uko indwara ye yayiguyemo neza yaba mubi ntabwo tuba twaramushoboye ariko imana yaramufashije imana yayikoreye nimuhembe imuhe iruhuko ridashira Wongeye kwirirwa ijambo rya mbere ni ugushima imana gushima imana iruhuye umubyeyi wacu ntabwo ndivuge amagambo menshi kuko abavandimwe bafashe umwanya wo kumuvuga umuvandimwe we padiri nawe arabisobanuye mama nawe arabivuze ntabwo mu by'ukuri twabona uburyo tuvuga uyu mubyeyi wacu tufashe umwanya twavuga ngo tuvuge twavuga hagashira ibihe birebire buri wese yavuga ibye buri wese yavuga ibye kugira ngo hari n'abandi bari hagati muri twe bashobora guhagarara aha ngaha bakavuga ibigwi bya papa reka dushimire imana ko papa yabanye n'imana mu gihe cye yabanye n'imana rwose iramufasha abana n'abantu bose amahoro abana n'abantu bose amahoro icyaduha natwe tukazabana n'abantu amahoro nijoro navuze nti ibyo papa yakoraga ntabwo nabishobora rwose fo kuvugisha ukuri ntabwo nabishobora aka kanya rero reka mbashimire nsabe ko wenda nabereka abantu bamwe bandi mwabonye abana be nibyo mwabonye abavandimwe be mwakomeje kugenda mubabona reka nsabe abakazana be n'abakwe be ko baza hano bakanyegera abakazana be n'abakwe be baze hano banyegere yego
abana n'abakazana be, mukazana mukuru ni Charlotte, reka mushimire ko yemeye kumubera umukazana kandi akatubyarira imfura mu buzukuru. Imana imuhe umugisha. Uriya muhungu mwabonye hano Bugingo, uyu ni mama we, mukuru wacu ubyara Bugingo yitabye Imana, Bugingo akiri mutoya, nawe Imana imuhe iruhuko ridashira. Hanyuma nshimire Charlotte ko yemeye kutubera umuvandimwe tukabana mu muryango. Yego, uyu nguyu nawe ni umukazana mutoya. Nafite abavandimwe b'abahungu bandi batatu, twari bane, abahungu bane. Rero babiri muri bo bitabye Imana nyine batarashaka. Uwo nkurikira n'uwankurikiraga bitabye Imana ubwo batarashaka, twari kugira bakazana bane. Mama pole sana, nakundi. None na sheri wawe aragiye, ariko turahari kandi Imana izadushoboza. Yego, uyu yitwa Uwamahoro Claudine, ni umukazana we. Nawe aba bose bari bafite byinshi byo kuvuga, ariko ntabwo ndi bubahe mikoro, murambabarira. Sibyo, murambabarira. Hanyuma hari Tarsis, umukwe we, umukwe mukuru ni Ferdinand. Hano muramuzi, ni Kabahizi, ntabwo ari ino, yagiye kwiga azagaruka. Uyu rero niwe ngira ngo hakurikiraho Papa Kenny, hakurikiraho Papa Kenny umukurikiye, hanyuma hakaza Tarsis, hakaza Muhire, hari n'undi nawe uri muri Canada nawe utari hano, umugabo wa Kerere, ngira ngo ngubu arimo aradukurikira. Ariko icyo nari mbahagarikiye hano nuko badamu n'aba bagabo bankikije n'abo bandi batari hano mu gihugu batabashije kuboneka, bafite byinshi bavuga kuri papa, ariko navuze ko ntari bubahe ijambo. Gusa nagira ngo mfate uyu mwanya mbashimire. Ntabwo bigarukira ku bakwe n'abakazana, ahubwo ni abana ba Yonatasi na Mariana pe mahwi, kuko hari ibyo babasha gukora nanjye ubwanjye ntashobora. Nabo bagize uruhare rukomeye cyane mu gukurikirana papa. Yego, bagize uruhare runini cyane mu gukurikirana papa. Twese twifuzaga ko kandi twumvaga dufite twiringiye ko azakira, ariko ntabwo byakunze. Turashimira Imana rero ko yamwishubije, natwe igihe nikigera tuzamusanga. Yego, Imana imuhe iruhuko ridashira. Reka mbasabe bisubire mu myanya yabo nta kibazo, kandi mukomeze kwihangana. Uyu mwanya none ngufashe shimira mwese mwaje guherekeza uyu mubyeyi. Mwese naremfashe umwanya wo gushimira abavandimwe ba papa uburyo bamubaye hafi kugira ngo dukure.
uburyo bamubaye hafi kugira ngo dukure. Ibyo bintu bavandimwe ba papa bose tubiha agaciro gakomeye, tubiha agaciro gakomeye. Turabizirikana, kandi papa nawe yabizirikanaga, yahoraga atubwira ati abavandimwe banjye babivugaga nyine, abavandimwe banjye mubakunde, mubamenye, mujye gute. Ariko natwe ibyacu twarabyireberaga rwose, twarabyireberaga. Abavandimwe bose bari hano, udahari kereka babiri bitabye Imana, n'undi umwe nawe ufite ikibazo cyo kurwara, nawe yakifuje kuba yari ari hano ariko ntabwo byamukundiye. Turasaba Imana kugira ngo nawe imukomeze, kuko byanga bikunda afite agahinda gakomeye cyane kuba atabashije kuza guherekeza umuvandimwe we. Oncle Joseph akomere aho ari, kandi Imana ishobora byose nawe imukize ububabare afite, uburwayi imukize. Ariko ntimukize, ntabwo dusaba ngo imukize nk'uko ibikoze hano ntabwo dusaba ngo ibikore nk'uko ibikoze hano. Turasaba ngo akire rwose, kuko indwara ze we zishobora gukira, ntabwo ari kimwe n'iyi ngiyi iza. Ngewe bajyaga bavuga kanseri, mu by'ukuri ntabwo mba muri domene z'abaganga, sinjya nifuza rwose ibintu by'abaganga cyane, kuko Imana izajya impa mitiweli, namwe kandi izajya ibaha za mitiweli, ibahe za assurance maladie, nanjye ikomeze ibime, ariko indinde kujya kwa muganga rwose, ijya indinda uburwayi. Nicyo nshatse kuvuga, nanga kurwara, nanga kujya kwa muganga pe. Namwe mu byange, kandi Imana ibibarinde mu izina rya Yesu. Imana ibarinde uburwayi, ijye ibaha za mitiweli rwose, muzishyure, muzitange, imihigo yacu tuyese, sibyo? Ariko Imana ibarinde kujya kwa muganga kurwara rwose. Ibidukuriyeho izi za kanseri zikavaho, za diyabete zikavaho, ibiki byose bikavaho, tukagira amahoro, tukajya twiberaho nta kibazo, twinywera amazi, sibyo? Twinywera amazi, twirira ubuki, tugira gute, tukinywera amata. Ariko ntabwo nasoza ntashimira abo baganga ndimo kuvuga, nirinda guhura nabo. Reka nshimira abaganga ku buryo bukomeye, kuko papa yari kuba yaritabye Imana nyuma gatoya ya Oncle Murengezi, kuko nyuma naravuze ariko ubanza papa arembye cyane kubera ko yabuze mukuru we, kuko nyuma yaho yagiye kumuherekeza arwaye nyine, yasaraye ariko akibasha kuvuga. Nyuma yaho araremba, arafunga. Hanyuma rero muri uko gufunga niho navuze ngo reka nshimira abaganga, kuko batumye twongera kumubona byibuze igihe cy'umwaka, ubundi byari byarangiye. Shimire cyane by'umwihariko umudokiteri watwitayeho, yita kuri papa mu buryo bukomeye, yanakunze kubikurikirana, kubireba. Umudokiteri witwa Françoise, sinzi niba yari hano, ariko uwo muntu ndamubashimiye. Abavandimwe banjye rwose, uwo mudokiteri Imana imuha amahoro n'umugisha, Imana imukomeze, kuko yamwitayeho. Twajyaga kwa muganga, abaganga nabo nyine hari ahantu bigera nabo bikabayobera, ibintu twabikoraho iki. Ariko umudokiteri witwa Françoise yakomeje kumukurikirana, twagira akabaza ati nimumubangukane mumuzane hano. Iyo papa rero yahuraga na Françoise gusa byonyine akamukoraho, akagira gute, papa yazatahanaga morale. Rero kugira ngo uyu mwaka afite ubwo burwayi bwaragaragaye aba bumaze, vraiment harimo uruhare rwa Françoise rukomeye cyane, rukomeye. Imana imuhe amahoro n'umugisha, kandi imwagure mu bwenge, imirimo ye ajya yikora neza, agira impuhwe mu buryo butangaje. Turamushimiye. Nashimire rero n'abo mu itorero bakomeje kumuba hafi, bakaza bakamusengera, bakaganira,
rwose namwe Imana ibagirire neza. Nta bindi rero byinshi ndiburenza aha ngaha. Ndavuze ngo umubyeyi wacu Imana imuhe iruhuko ridashira. Tugiye kuva hano tugende kwirimbi ni Ingoma, ni mu karere ka Huye. Ni mu karere ka Huye niho twerekeza. Ubw'imanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranirije mu ijuru rye ubwazaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwazaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Ubwazaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwazaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, nkwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mwiza aryama ninyirangiza, azampamagara ngeze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera ntacogora, nkwiza
maze imirimo yo mu isi aryama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru ubwazaza hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba ubwazaza hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba nziko nzumva izina ryanjye nkitaba nziko nzumva izina ryanjye nkitaba kandi imirimo yo mu isi aryama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru maze imirimo yo mu isi aryama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru maze imirimo yo mu isi aryama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru aza ampamagara ngeze mu ijuru Yesu mwami Yesu databuja nzamukorera ntacogora nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mu isi aryama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru ndangije imirimo yose maze imirimo yo mu isi aryama ninyirangiza aza ampamagara ngeze mu ijuru uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo nzaba mpari nanjye sinzaburayo bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru habaye urya munsi mwiza uhebuje abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba abakoranirije mu ijuru rye ubwo azaza azahamagara amazina yawe bose
mu gitabo cy'ubugingo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba ukazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba Yesu databuja nzamukorera nacogora nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwiza jyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru Yesu databuja nzamukorera nacogora nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwiza jyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo
ryanjye nkitaba nziko nzumva izina ryanjye nkitaba nziko nzumva izina ryanjye nkitaba kandi imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru azampamagara ngeze mu ijuru Yesu mwami Yesu databuja nzamukorera ntacogora nkwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru ndangije imirimo yose maze imirimo yo mu isi ajyama ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi